chers amis. Bro, love you man. Love you man. Namazamanu umuntu mwiza kabisa. Ni sawa cyane. Ejo umunsi w'abakundanye wagenze neza se. Bagenda bamanuka bamutunzi dasi. Bagenda basohoka mu hano tubabona neza cyane kabisa. Shehe Jipi Watara kafite headset nk'izanjye bimeze biti. Ni gute nambara headset nk'iza Watara? Uri nirwo rwego rwanjye kweri. Abakunzi bamwari mutisashi mwari imikino nizera ko mumeze neza. Ikipe ya Kiyovu Sport yamaze kwinjira Kigali Pele Stadium International. Mu byukuri n'umukino w'igikombe cy'amahoro yagiye kwakiramo ekipe ya Apel Football Club. Ekipe ya Apel Football Club kabisa. Ubwo rero umuyovu nuko nguku ahasesekaye rwose urwego rwe tugiye kureba asohoka ahangaha asohoka tureba urwego rwe tubaza uti kundacha tubona banze Rwanda Judge Me bagenda bamanuka bamutunzi dasi bagenda basohoka mu hano tubabona neza cyane kabisa. Ubwo rero niyo gahunda bana atari kabisa. Nze Rwanda Judge Me international goalkeeper was spoken Kigali man, come on. Iyi ngiyi ni Kiyovu bro. Kiyovu yerwa kungana ekipe ya APRFC mu mahoro National Stadium. Ubwo mu byukuri bangajyaga kimwe kuri kimwe. The same vein na ekipe ya Peri ita ekipe ya Peri nayo igiye kwinjira muri abyss yabo ya ndege yo kubutaka ngwino. Bana Aperi urayibona? Ubwo rero APR nayo ngira ngo murayibona mu byukuri uburesi igiye kuza kwita yinjira hari yangira ngo murabona Nizigimana Karim Mackenzie Nizigimana Karim Mackenzie kabisa Murundi wana kidefenseur cya hatari arikasha match y'umuriro. Ubwo rero ekipe ya PFC rero ni nako nayo ise yinjira mu ndege yo kubutaka ngira ngo murayibona APR haba hari moto ibanza kuza mu byukuri buwan iyi ni Aperi iki kimoto cya military police utarakibona ntabwo mu byukuri wamenya ko Aperi yahageze nirwo rwego rwayo nikihagera. Reba rakuru bayizamura Nyagasani bisi kizamuka ye baba we akubise mutuntu kudukoryo arabanza arayizamura. Reba military police imana Nyagasani Aperi urwego rwayo we baba we Aperi urwego rwa iyi Aperi binkanga njewe iyi Aperi bidukanga. Reba iki kibisi ni kirekire baravugaga ati ngingi niyo mu ntara gusa ariko ni nagiye kuzagizana kuri Kigali Pele Stadium. Bo mana Nyagasani kabisa. Ati twegere hepfo aba basore tubafate neza cyane ubundi bagende banyura hangaha cyane kabisa tugenda tubareba ijisho ryiza cyane kabisa. Ubwo rero ngira ngo muri kwibona neza kabisa uburyo ki wana bagiye gusohokamo ahangaha tuba turetse n'ibintu byo kugira ikintu tu updating nuko Aperi isohoka nuko APR rwose military police bamwita Mamadou International Petit Mountain hakimu chiwa nuka hakimu chiwa aba basore bariteretse cyane kweli. Attention bamwita Alium Swana International Senegalese bamwita Pasike mwamubonye bamwita Nijana Clement bamwita Taleb Abdahim Taleb International Ivan coach yashobora kuba rwose afite ikibazo cy'imvune bana atari ntago wabyoroshye ariko amwita mu gishaje Beri barafinda jisha jiwa meze neza cyane. Match y'umuriro makipe yaruka kunganyiriza amahoro kimwe kuri kimwe. Ekipe ya Pele avuga ati ebana reka tuza twita dusobanura urwego Gilbert Kajeke Kiringilo International na bugingo Akim nuri ya mutara mushinzwe amavideo mwanaliste bamwita Mamadou Lamine Bamari International atari
Lison kabisa kabisa. Bamwita William Togwimel na tatuwaje nyinshi cyane ariko sha Dr. International Dr. Wolaski Dr. wazabayita Dr. nawe yumva uburyo Kiyovu yijandika ikanganya na peli nawe yaravuze ati ibi bintu ngiye babyagize byandenze haja jinyo Petu manga cyane ari kubona umwanya muri iyi minsi haje muri iyi minsi rwose ari kunyurwamo n'ibihe bamwita rwose defensively midfielder UG International bamwita Sekiganda Anordi bamwita médiateur emblématique calibrateur antérieur stabilisateur allongement ruboneka Bosco avec manière Adolphe Shimana Inuso watsala memerda wabonye iriya kwisa bafite ariko peti ni kigufa ariko gifiki n'igipigimi kabisa kira ewana kimeze kuntu kabisa ubwo rero Sheikh Jibril Watara noko kabisa match ubu ngubu ari gukina ari igitego kimwe cya ikipe ya police cya Ani Elijah kuri peno kabisa atari neza cyane muzamu nakurikire ubu rero APR igiye kwitikomerezaho bakine match na Kiyovu ni match yo kwitegamo byinshi ni match ari ingingo Francis Christian Mbaye umutozo mu Burundi yabati naciye muri Reyo naciye muri Bugesera rwego rwangira sobanuka nicyo giye ngo mangari equipe mu mahoro twaranganyije natsinze igitego barakinsho mu minota ya nyuma byarambabaje cyane ati equipe yanjye imeze neza cyane abana badasaba bagenda aba bana baba we babudarazize Rivaldo baba bagenda ati urwego rwangiye kurusobanura mbere ya Tarebu umu-EPR Tarebu nakavuga ati bafana ba equipe ya Peri mwikingu bika Thomas n'amagambo muri kumva mutuze icyabaye ndakizi na arbitrage taragenze neza ati uyu munsi ibintu tugiye gukora equipe ya Kiyovu Sport nayo ubwayo izabyandika mu gitabo so ubwo rero ndagira ngo bite mbafata mbajyane kuri Kigali Pele Stadium agiye kuba habera open warm up session ubundi twe turi abasore bameze bate ebana bari gutegura game gute how about man ubwo rero tugendane neza cyane kandi aziko biri buze kugenda neza cyane kabisa Mugisha Joseph Rama ikipe ya Gasogi United muramuzi cyane Jeff Mugisha abungu ari muri Kiyovu bana nawe bayiteretse rwose so ubwo rero nekeza ari ibyo ngibyo mukomeze nyine kugenda muhirwa muri abantu b'imfura cyane ariko bisi ya APR y'urwego rwabo rwasobanutse Ramazan nibizi Ramazan wanje mu Sheikh Zami bro love you man Ramazan umuntu mwiza kabisa ni sawa cyane ejo umunsi w'abakundanye wagenze neza se